kandi zingana muri twe twazirohe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ayiwe. Nukuvuga ngo jewe umurimo Imana yamaye. Uyu murimo Imana yamaye. Yawumaye ngukeneye. Kandi mbona yuko nzayikorera. Kuko nta kandi kazi nari nshobora. Usibye kuyivugira. Haleluya. Uyu muntu namubonye ngo natari umukozi w'Imana. Mita. Haleluya. Ariko umuntu yiga mu wa mbere agahita yimuka ajya mu wa kabiri bitewe n'amanota yagize. Haleluya. Amen. Nabonye Imana imwimura. Nucitwa umukozi ahubwo umwana. Uruwaje. Umwana waje. Haleluya. Umwana waje. Amen. Kandi Imana yamwishu. Yavuganye nanjye umubwira. Amarira wari Imana yaguhoje. Imana umugana. Wabaye umugwa uba n'umugabo. Naze kodi nema. Uwiteka Imana avuganye nanjye umubwira. Wari pati uri mama. Repotita sandaya sirebonema. Iki uhindu umusazi. Te kotize nema. Uwiteka Imana arambye mumubwire. Agusoye ngako gahinda. Musozi wasemeyeho. Iki Imana ivuganye na Yakobo wa Misiri iravuga Uwiteka Imana arambye ndarakuvuganiye. Imana yabwiye ivugana na wamubwira iraki ndayibona. Tana posise nema kui telesikoti kuidirisha ndabona murikiria persise nema Uitekima arahamagay Olivia ya telefone iherwa ifite imibare igiye kuvuga kane 90 Safaricom ni yandi imwe uche komera Imana mashi izina rya Yesu Imana iramusohoye. Ndabona marayika w'Imana abwira umugabo hari amafaranga ugiye kwakira. Ndabona aya mafaranga ari mu manyarwanda 1350. Ntabwo nzaruhiturutse. Ndabona kwinjira kuri telefone yawe. Icha tuse Imana ikubereye mu kazi. Ikindi Imana ikubereye atakureka komera Imana mashi Uwiteka Imana arambye ngo
ndamusubije mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi Uwiteka Imana telefone zakurijije wakire telefone gusetsa. Ntabwo uzasubira mu Rwanda nk'uko waje. Ntabwo bishoboka. Imana irabyanze. Nahira Imana irabyanze. Mushumba Imana irabyanze. Ndi umuhanuzi w'Imana. Imana irabyanze. Imana irabyanze. Imana irabyanze. Nyir'izina ayirimo ayo mashiwe. Ayo mashiwe. Ayo mashiwe. Ikona yo kawe. Yenge bakore. Nane bakabo. Yenge basumamire. Nane mashiwe. Nane mashiwe. Waya mashiwe. Waya mashiwe. Yenge akawe. Niyo gitangaza niyo ishobora byose ni izina rya Yesu. Nanjye wariziye azava muri gereza yitasa hano gusa. Haleluya. Ntabwo waba warakoreye Imana ngikukoze so. Wari wamamagara nani ngo warunanze Iko niko woni na bali yao. Nzavuga Imana nabonye ihagarana nanjye ikama ababyeyi ikazanira uyu mugabo naho nari muzi nduw'Inyagatare ari uw'Ikibungo akemera kanshingira no mu mwana natanze agashyiramo amafaranga ye. Iyo Mana niyo nzakorera niyo nzavugira. Nduw'Inyagatare wacu mbese. Mu murenge wa Gatunda hahoze akarere ka Muvumba akagari ka Rwesheke umurenge Wacu ni Rugarama turatura. Bene aho hantu haturuka y'amavuta Ikimutandukanya n'amazi n'umukoki. yego ariko ubundi kuva Rwesheke ujya Rugarama ni iminota ni amasegonda. Iminota dukora ari Imana. Nida waruzi ko Gatunda muri ahahoze Muvumba haturuka y'umuntu uresha nanjye yarangiza akavuga Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Zangwa nizerwe bari primaire niho nayize. Nanjye niho nize. Wabona twaraniganye. Haleluya. Haleluya. Reka mubwire kunda Imana. Imana iguha amavuta abantu bazakwizanira. Amen. Ntabana ngira kumenyana n'abantu. Njewe ndamenyana n'Imana. Kuko Imana niyo ikurobanurira abo mu bantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wari wakora kuri piano. Haguruka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yo mwijuru kumwe umubwire irakwakije. Amen. Irakwakije. Amen. Ku bintu byose. Haleluya. Ndetse no mu mwuka wera. Amen. Imana irakwakije. Amen. Ikindi Uwiteka Imana arambye ngo hari imigozi yari imaze igihe yaragufashe. Hanyuma noneho iyi migozi muri kugufata irangije iyitongeraho imbaraga zose z'umuryango wawe ndetse n'amazina yawe. Imana yo mu ijuru irangije irambye igukuye muri iyo migozi. Mu izina rya Yesu Kristo. Imana irambye ngo mubwire anita agomba kubohoka mu izina rya Yesu. Agomba kubohoka mu izina rya Yesu. Agomba kubohoka mu izina rya Yesu.
iyo mana we igira neza siseka mana esitagoni sisitaroti kiramukiniba inyamaticewe ingahohondamo ihondamo isitiyongoma iyo mana we ikuheze umugongo wayo irakuheze izakurengera Imana yo mwijuru kumwe iguhinduriye amazina izina rya Yesu Kristo kuko Uwiteka Imana ari kumwe ngo niwe wubaka yamara kubaka akabikomeza yamara kubikomeza akabihindurira izina akabisimanta neza yamara kubyamamariza ikabisohora iyo ngiyo kumira Imana amashyi izina rya izina rya Yesu Teresa nagushimiye Imana yo mwijuru kumwe kuko mu gicumbi cyawe yicarira mu izina rya Haleluya Haleluya tujye gusenga Imana Imana yo mwijuru akagera muki iguhaye amafaranga kuko nabona umutima wawe ushaririye ufite inzara n'inyota no kuvuga ngo Uwite aka kantu kahoraga kanyizingiriyeho ko kuba mu buzima budahinduka ati ndakanze Uwiteka Imana irakarangije mu izina rya Yesu Imana irakarangije abarokore badafite ijambo komera Imana bashi Imana irakarangije mu izina rya Yesu Imana iri kubira bari barakuroze wafataga ntibifatika wakoraga ariko ukabura hanyuze mu by'ukuri nawe uzabibazaga ibikuba bikakuyobera ariko Imana mwijuru iri kumbwira amafaranga yawe Imana yahaye uburinzi ikintu witeka ndashima Imana ikoze igitangaza cyo kuba Imana itugaruriye umuntu wacu mu muryango twari tumaze iminsi turimo dushaka kugira ngo Olivier afungurwe ariko Imana yabikoze rero yabikoze turayishimiye ko yagize neza ikaba yakoze akaba yafunguwe hanyuma rero twagira umugisha n'Imana umuhanuzi w'Imana arabivuga avuga ko azataha ko bizagera ku cyumweru tugashima Imana rero ndashima Imana ko
uyu muryango wacu ugize ibyishimo, kuko ku cyumweru tuzaba turimo dushima Imana kandi twatangiye gushima Imana. Ubwo rero numvaga mwafasha gukomera Imana amashyi ku by'imbaraga yakoze. Nawe urashima Imana? Njyewe ndashima Imana kuko yamfashije nkaba naravuye muri gereza. Navuyeyo kera. Amina, amen.